Bavandimwe ndabasuje mu izina rya Yesu Kristo. Brethren, I greet you in the name of Jesus Christ. Ndabifuriza umugisha w'Imana n'amahoro y'Imana. I wish you blessings and peace from God. Ni Pastor Ntwarane Anastase tugiye gusangira ijambo ry'Imana. It's Pastor Anastase Ntwarane who is going to share with you the word of God. Reka dusenge Imana. Let us pray. Data mu izina rya Yesu Kristo, Father, in the name of Jesus Christ, ndagushimiye cyane. I thank you so much. Nguhaye ikuzo n'icyubahiro. I praise you, I give you glory, Kuko uri Imana ikomeye. because you are mighty God. Nsengeye abagiye kumva ijambo I ryawe. pray people who are going to receive your word. Ndabasabira umwuka wo guhishurirwa. I pray so that they may get revelation spirit. Uze ku buzima bwabo. May the revelation spirit come on their lives. Bakire guhishurirwa May they receive revelation mu ijambo ryawe. through your word. Mu izina rya In Yesu. the name of Jesus. Amen. Amen. Ndabakiriye kandi mbahaye ikaze mu izina rya Yesu Kristo. I welcome you in the name of Jesus Christ. Tujye gusangira ijambo ry'Imana ryiza cyane. We are going to share with you a so wonderful word of God. Ndagusaba rwose wihangane ukurikirane inyigisho kuva itangiye kugeza ku musozo. I recommend you to attend well, to follow well the preaching from the beginning up to the end. Ni umwanya muto It's a short time, ariko ni umwanya w'ingenzi cyane. but it's a valuable moment. Hari ibintu by'ingenzi Imana ishaka guha ubuzima bwawe. There are so valuable things that God wants to give your life. Buriya gukira no gupfa biri mu matwi yawe. Being rich and dying, it is in your ears. Ubukire bwawe cyangwa urupfu biri mu matwi yawe. Your richness and death are in your ears. Uburyo wumva The way you hear, bifite icyo bikora ku buzima bwawe. the way you listen, it has something that they bring on your life. Ariko hari n'ikindi gice cy'ingenzi cyane There are also another important part nacyo gifite ubuzima bwawe. which has your life. Ni igice cy'imirebere, amaso yawe, It is the part of sight, your eyes, uburyo ureba, the way you see things, uburyo ubona ibintu. the way you see things. Buriya amaso n'amatwi bifitanye isano cyane. Normally, eyes and ears, they have a relationship. Kuko nta muntu wakumva neza ngo ananirwe kureba neza. They are connected. Someone who hears correctly can also see correctly. Nta muntu wakumva neza ngo asobanukirwe neza hanyuma ananirwe kureba neza ibintu. Someone who get understanding can also be able to see things. Bifitanye isano cyane. They are so connected. Nta n'umuntu wareba neza ngo ananirwe kumva neza. No one else who can have a good sight and has not understanding. Niyo mpamvu tugiye kuvuga ku mirebere y'umwuka. That's why we are going to talk about spiritual sight. Ni igice cya kabiri cy'inyigisho. It is the second part of the teaching. N'ubushize twayivuzeho. Last time we talked about this teaching, Imirebere y'umwuka. spiritual sight. Uburyo abana b'Imana bareba. The way godly people see things. Imirebere y'umwuka ni ingenzi cyane. Spiritual sight, it is very important. Tugira amaso y'inyuma tukagira n'amaso y'imbere. We have physical eyes and spiritual eyes. Dufite amaso y'inyuma buri wese afite, We have eyes which everyone has on his or her body, ariko dufite n'amaso y'umwuka ari mu mitekerereze yacu. but also we have spiritual eyes which is in our mind, in our mindset, in our thinking, in our thoughts. Kuba rero wareba ibintu n'amaso y'umubiri ukabibona ntibihagije kuba udafite amaso y'umwuka. So for you to see things in a normal way through your eyes from the body, that's not really important without having spiritual eyes. Iyo dufite amaso y'umwuka tubona ibintu nk'uko Imana yakabibona. But when we have spiritual eyes, we see things the way God sees them. Bivuze ngo tugira imirebere y'ubumana. That means we have godly sight. Tureba ibintu mu bushake bw'Imana. We see things in God's will. Ariko iyo turi mu mubiri, iyo tugize imirebere y'umubiri,
tubireba bihura n'ishyaka ry'umubiri. But when we are in the flesh, when we see things according to the flesh, we see things in the will of flesh. Niyo mpamvu hari ibyo wabona ari bibi kubera ko ubireba mu mubiri ariko mu mwuka ari byiza. So that's why sometimes you may see things and you see that they are bad because you are in the flesh, but in spiritual manner they are good. Cyangwa se ukabona ibintu ari byiza kuko uri mu mubiri nyamara mu mwuka ari bibi. Or you might see things in the flesh and find them good while they are bad, but truly in the spirit they are so bad. Nibyo wabona biteye ubwoba kuko bireba mu mubiri nyamara mu mwuka bidateye ubwoba. So you might see other things which become to you scared because you're in the flesh, but in the spirit they are not scared. Bivuze ngo abantu b'umwuka hari ibyo babona bakabona ko ahubwo ari bo babiteye ubwoba. So spiritual people, in their spiritual eyes, there are things which they see and those things become scared because of them. Dufite urugero kuri Dawudi. We have a good example from King David. Dawudi ubwo yageraga ku rugamba agemuriye bakuru be, When David went to where his brothers were fighting, yageze asanga hari ikigabo cyitwa Goliyati. when he reached there, he found a big man called Goliath. Icyari giteye ubwoba ku bantu bafite amaso y'umubiri. Goliath was so strong and he was so scared because of people who are seeing him in the flesh. Ni ukuvuga ngo ingabo za Sawuli na Sawuli bari bafite imirebere y'umubiri. Saul soldiers, they see things in the flesh. Ariko Dawudi ahageze wamureba mu mwuka. But when David reached there, they see him in the spirit. Amwumva mu mwuka. He listened to him in the spirit. Ntabwo yumvise umuntu uteye ubwoba ahubwo yumvise umuntu woroshye cyane kumwica. He didn't hearing a fearing man, but he saw him as someone who is so easy to kill. Ndetse yamugereranije n'imbwa. He compared him with a dog. Niyo mpamvu yavuze ati nta kindi cyamwica cyatuma atsindwa ni amabuye. That's why he said nothing can kill him except stones. Ni ukuvuga ngo rero yari afite imirebere y'umwuka. So David has spiritual side. Ntabwo yarebaga mu mubiri. He didn't see things in the flesh. Rero iyo tureba ibibazo mu mwuka ntabwo tubibona biduteye ubwoba ahubwo tubibona tubiteye ubwoba. When you see things in the spirit, they don't cause fear to us, but we see them as to cause fear to us. Rero ndakugira inama yo kugira amaso y'umwuka. So I recommend you to have spiritual eyes. Gira amaso y'umwuka. Have spiritual eyes. Gira imirebere y'umwuka. You must have spiritual sight. Niba ari ikintu kibiha, something which is bitter, kandi kibi, which is so bad, ni ugukorera Imana mu mubiri. It is serving God in the flesh. Ni ugukorera Imana mu ishyaka ry'umubiri. It is serving God through fleshly commitment. Imana ni umwuka. God is the spirit. N'abayisenga bagomba kwisengera. Those who pray God must pray God in the spirit. Tugomba kugira imirebere y'umwuka. We must have spiritual sight. Ibintu tukabyumva mu mwuka. We understand things in the spirit. Tugakora mu mwuka. We serve God in the spirit. Tukumva mu mwuka. We listen and we understand the spirit. Iyo turi mu mwuka ibintu biroroha. When we are in the spirit, things become so easy. Ariko iyo turi mu mubiri ibintu biraremera. But when we are in the flesh, things are so heavy. Umurimo nturyoha. Work is not so sweet. Kubera ko turi mu mubiri. Because we are in the flesh. Ariko iyo turi mu mwuka. But when we are in the spirit. Kuko ari umwuka ukora. Because the spirit who works in us. Ni Imana ikora. And God who works. Niyo wakikorera ibiremereye. Even though you can carry heavy things. Ntabwo uburemere ubwumva. You don't feel the heavy. Kuko umwuka niwe wikoreye. Because it is the spirit who carries things. Kuko uvuga nka Paul ngo nshobozwa byose na Kristo umpa imbaraga. Because you are saying like Paul who said, I do all things through Christ who strengthens me. Kristo umpa imbaraga. Christ strengthens me. Kristo unshoboza. Christ strengthens me. Mu mwuka
be in the spirit, mukorere imana mu mwuka, serve God in the spirit, mugire amaso y'umwuka, have spiritual eyes, mugire amatwi y'umwuka, have spiritual ears, ibintu mubirebe mu mwuka, see things in the spirit, ibintu mubyumve mu mwuka, understand things in the spirit, musenge mu mwuka, pray in the spirit, muririmbe mu mwuka, sing in the spirit, mwumve mu mwuka, listen in the spirit, mwige ijambo ry'imana mu run mwuka, the word of God in spirit. ibintu bizoroha. Things will be so easy. Impamvu bidukomerera The reason why things are so hard, ko kenshi dushaka kubikoresha imbaraga it is z'umubiri, because most of the time we do those things through our power, our energy. bivuze ko rero tuba dushaka kubyikorera mu mbaraga zacu, In other words, it means we want to do it ourselves. ariko iyo tubihariye umwuka But wera when we put it on the Holy Spirit, dushobozwa n'umwuka, we are strengthened by the Holy Spirit. umwuka duha imbaraga, Holy Spirit empowers ibintu bikoroha, things, and things become so ibintu easy, bikumvikana. and things become understandable. Pawulo asengera abefeso Paul prayed for mu Ephesians gice cya mbere, in the first chapter bitangirana na 15 from verse 15 kugeza muri 20, up to verse 20, ariko 18, 19 but verse 18 and verse 19, haravuga ngo amaso y'imitima yanyu abone uko ahweza, mumenye ibyo mwiringizwa n'iyabahamagaye, mumenye n'ubutunzi bw'ubwiza bw'ibyizaraga bera, mumenye n'ubwinshi bw'imbaraga zayo butagira akagero, iziha twebwe abizeye nk'uko imbaraga z'ububasha bwayo bukomeye ziri. Ephesians chapter 1 verse 18 to 19, it says, I pray also that the eyes of your heart may be enlightened, in order that you may know the hope to which he has called you, the riches of his glorious inheritance in the saints, and his incomparably great power for us who believe. That power is like the working of his mighty strength. Amen. Amen. Pawulo nk'umunyamwuka, Paul is a spiritual man. Pawulo nk'umukozi w'Imana Paul is the servant of the Lord, ufite imbaraga z'Imana, who has the power of the Lord. abona abefeso He saw Ephesians, barakijijwe, they are saved, barakorera Imana, they serve God, ariko hari ibintu batari kubona but neza, there are things which they are not seeing well. ibintu barabibona mu mubiri, They see things in the flesh. amaso yabo arafunze, Their eyes are not opened, are locked. amaso y'umwuka arafunze. Their spiritual eyes are locked. Muri bibiliya zindi bavuga imitekerereze, mind, bavuga ibitekerezo. In other Bible versions, in other versions of the Bible, they see mindset. They say mindset. Ni ukuvuga ngo bagire imitekerereze ifungutse ireba. They may have opened mindset which sees. Rero niba ari ikintu kibi, niba ari ubukene bubi, ni ugukena mu mitekerereze. The worst poverty is being poor in mind, Ubukene bwo mu mutima, poor in heart, ubukene bwo mu mitekerereze poor in the mindset. butuma utabona ibintu, They cause you not seeing things. utabona ibyanagukiza, They don't allow you to see things which can make you rich. utabona imigisha yawe, It does not allow you to see your blessings. utabona imbaraga zawe, It does not. It hamper you to see your power, kuko iyo mirebere y'imbere niyo izana n'imirebere y'inyuma. because the inner sight it brings the outside sight. Arangije rero arabasengera So he prayed for the Ephesians ngo amaso yabo ahweze, so that their eyes may be enlightened, imitekerereze yabo ihweze, may their mind be enlightened, ngo nibamara kubona, and after being enlightened, ababwira ibintu bitatu by'ingenzi cyane he told them three main things bazunguka nibamara that they may gain when they have been enlightened. nzabivuga mu isomo ritaha, I will talk about them in the next teaching, ariko reka mbibabwire ibyo bintu. but let me talk about those things. Aravuga ngo icyambere muzamenya ibyo mwiringizwa, The first one, you may know the hope to which has called you. muzamenya amasezerano y'Imana, You will know the promises of God. ibyo mwiringizwa n'iyabahamagaye. The hope to which has called you. Kubaho utazi ibyo wiringizwa nagahe. Living without knowing the hope that God called you, it is so shameful. Icya kabiri, The second one, ababwira yuko bazamenya ubutunzi bw'ubwiza. hallelujah. The second one, he told them that they will know the riches of his glorious inheritance. Ni agahinda kuba tutazi ubwo butunzi, It is so shameful for us not knowing the riches of his ubutunzi glorious, bw'ubwiza
glorious inheritance ngo yateguriye abera, which he deserves for the saints. kandi ni ubutunzi tugomba no kubona tukiri ku isi. It is the inheritance that you must get while you are on earth. Rero ngo nibafunguka amaso So nanone, once their eyes have been enlightened, ngo bazamenya none imbaraga z'Imana zitagira akagero, they also know incomparable great power of God. imbaraga z'Imana, Incomparable great power. Hallelujah. izo iduha twebwe abizera. The one which he gives us, the believers. Rero nibadafunguka amaso, So once the eyes are not opened, ntabwo bazamenya izo mbaraga, they can't know that great power. bazagenda mu ntege nke, They will walk in weakness. bazaterwa ubwoba They will be scared kuko batazi imbaraga z'Imana. because they don't know incomparable great power. Utaha ntuzacikwe, So next time, don't miss. tuzasobanura kuri ibintu bitatu. We shall give a great explanation on these three main things Twunguka iyo dufite imirebere y'Imana, that we will get once we have spiritual sight. tuzasobanukirwa ibyo twiringizwa, We shall get so much explanation about our hope, ngo ubutunzi butagira akagero, glorious inheritance, ndetse ngo n'imbaraga z'Uwiteka. and his incomparable great power. Rero ibi ni ibintu Paul yifuzaga ko bamenya, So these three main things, Paul wished that the Ephesians can know this, ariko ntibari kubimenya badafungutse amaso y'umwuka. but they could not know this unless their eyes are not opened. Kandi ubutaha tuzababwira ingero z'abantu bananiwe kugera ku masezerano yabo kubera imirebere y'umubiri. Next time we shall also talk people who didn't get their promises because of their sight. Ko ufite amasezerano ntibihagije. So it is not only sufficient to have promises. Hari abapfanye amasezerano yabo Some people die with promises kubera imirebere mibi, because of their bad sight, imyumvire mibi, their bad understanding, imirebere y'umubiri. their fleshly sight. Yesu aravuga ngo Jesus said, uyu munsi once, iyo bamenyaga ibyaguhesha amahoro, I wish if you could know things which can bring peace to ariko you, bihishwa amaso yawe. but they are far from your eyes. Ndabifuriza kugira amaso y'umwuka, I wish you to have spiritual murebe mu eyes. mwuka, May you have spiritual sight. imirebere yawe May your sight, yerekana igikuriro cyawe cy'ubuntu, your sight shows your level of maturity. ndetse yerekana ubumenyi ufite. It also shows your knowledge. Mwaguka umirebere May you be enlightened mu izina rya in Yesu. the mighty name of Jesus. Mana aho umugisha abana bawe, God bless your children. bahumura amaso y'umwuka, Open their spiritual eyes bagira imirebere y'umwuka, so that they may have spiritual sight, bahishurirwe, so that they may get revelation bamenye ibyo biringizwa, and know the hope that He has called them to. bamenye ubutunzi butagira And may akagero, they know glorious inheritance. bamenye imbaraga zawe. They also know incomparable great power of Kora yours. ku maso yabo Touch their eyes mu izina rya in the Yesu. mighty name of Jesus. Amen. Amen.